Yo wa Deni. Kera witwaga Yo wa Deni. Bamamagara ngo Yo wa Deni ngatambwira ngo Yo WhatsApp. Yo WhatsApp. Kugira ngo tutwiteza nyine abakambare n'iki kugira ngo urumva ko kuryusa bataga bagushora nyine. Nge nabaga naraye naruhaze. Nikubitiye umwenge. Buretse uruki wahaze. Wapi nyede naracomaga. Ariko uzi kugenda wigira urki. Yo widunda. Nako biba byoroshye. This is Maximed, link up with the world. Mwiro wadukurikiranye ni Maximed TV. Ubu natwe muratubona ngo twabwiye ko tuzagiye duhora tubaha ubushya cyangwa tukabaha amakuru agezweho. Murabona ahantu turi ahantu harya kwa rero ndikavukire nararegeje ntago mbanzi ndabona ibintu bimeze ibiti bimeze ukuntu ariko numvishe ngo babyita imigano ariko tusanze abamama babiri tubona bari guhimbaza Uwiteka koko niba bari hano ntago ari kanyarira ariko ndabona nyine abamama bari guhimbaza Uwiteka ndikumva n'imiziki n'umuntu uri kuba kamera ndikumva ari indirimbo z'Imana ntago baratumenya ntago babizi ahubwo situzi impamvu batarikanga ariko niko tugihagera ariko murabona ko Uwiteka Imana koko bari kumuhimbaza ahubwo ngomba kuganira nawe ko ari umumama twumvishe uri hano rwose nubwo ari muri buno ari kuririmba indirimbo y'Imana sinzi ikibazo kibaye mama wigira ikibazo ntago ari kamera nyinshi wigira nta kibazo ntago ari kamera nyinshi ahubwo ikibazo twashaka kuganiriza nyine tu ahubwo ikibazo waduha umwanya tukavugana murabona ko turi muri shoot twari tugiye mwari muri shoot kumaduha umwanya gatoya no kuri tukavugana tugashaka uburyo tugana gato muraduha iminota mike ibiri nta kibazo mwayeduha n'ubundi ndabizi mwari mugiye nuko mbwiye turagana gakeya tuganire nawe iminota mikeya nacyo twayikore ko tukakora vuba ko tugiye kwihuta nta kibazo no ukuri nangiraga ndi umurokore nange ndasenga nukuri ni byiza ariko twari tugiye nta kibazo mwihangane mu iyo minota mikeya murakoze rwose nange ndayikoresha cyane cameraman umva iyo minota tuyifatirane mikeya cyane rwose n'ubundi nsanze naba nkubangamiye nkujyanye kure ahubwo reka tuganire gato ni iminota mikeya ese Denise nakubeshe impamvu naje kukureba abantu barakunganirije kuri Denise yakumusanze muri shooting y'Imana uri gukora video iyo video bayita nkuki video turi gukora yitwa Israel izina bakwita ry'ubuhanzi numvishe uhogoza neza rwose urumama nakoze uhogoza neza ni byiza yego bayita Israel ariko izina ryanjye bwite ry'ubuhanzi ni Denise Baraba abantu benshi barabizi Baraba nge ari filime ya Yesu nzi Baraba yari filime bavuga ati turashaka Baraba Yesu sinzi ubwo Baraba nzi ko ari igisambo muri filime Yesu kwajyaga turi abana ariko hari ikibazo nari mfite Denise koko nje kuganira nari mfite amakuru yawe make ese koko Denise utari umuhanzi ndeka wa Denise Baraba bwe Denise nyawe wa mbere Denise yarameze ute turanagana mu buzima bwawe uri umuhanzi ese Denise wakera yarameze ute ese kubikubwira byangora kandi mfite akanya gato ndabizi nange warami iminota mike rwose umbabarire iminota mike rwose basi uncere mu ncamake mbese ubu ngubu sinzi ukuntu mbere ukuntu twabyitaga ariko ngo basigaye bita amaji Denise wakera yari igi ubu ni Denise w'Imana ubu muri kuganira ni G nange ndi igi ariko ntago bajyaga baryusa bavuga ngo Yo wa Deni kera witwaga Yo wa Deni bamamagara ngo Yo wa Deni ngatambwira ngo Yo WhatsApp ko numa Denise wa kera yari umuntu ubwo nyine wabaga kugira ngo tutwiteze nyine abakambare n'iki kugira ngo urumva ko kuryusa bataga bagushora nyine bataga bagushora niyo mpamvu bagira ngo Yo wa Deni ngatamenya uhamagaye nimba uhamagaye basara tuvuga Yo WhatsApp ngo ntago ajya kubyusa nyine ngo atagushona ndukuma Denise wa kera yari nkanje ako hapi yari nkanje ariko nawe urumva ko kantu nyine Baraba Denise wa kera yararenze biragoye kuba yenda byasa nk'ibintu bisa nk'ubuhamya
hako ni n'ubuhamya kuko ubuhamya ari ikintu bufasha nk'urubyiruko ko warabaye muri ubwo buzima nk'izino saka buri umuntu umama nsanze uri ahantu wicaye kuri imbere Imana kera wari umuji uko abimbwiraga abari ibintu koko bidufasha nk'urubyiruko natwe nk'urubyiruko rwinshi rurimo ese Denise wa kera adukubite nka stories nyeya yenda tubwe ati je Denise mu gitondo nabyukaga n'urugero nkanjye yenda ngiye nakubeshe mu gitondo ndabyuka nkasenga nkatanja muri nibature hako ndikukubesha nako ubwo nyine nawe ndashaka kumenya yenda Denise kunabyukaga yabyuka gutenda Denise mu gitondo cyakimeze ngiye gitondo cyane ntago cyabagaho kuko kumenya ko bwakeye kuri nge byari history ndende nge nabaga naraye naruhaze nikubitiye umwenge buretse uruki wahaze urwagwa wapi nge naracomaga naracomaga urumva nabaga nararanye bure yanjye subuyi nabyukaga nyico mvuga ngo ntabwo nagira pete narayicoma arya bure ubwo ni iki da bure asigaye n'ubayita ngo ni injaga injaga ikibaba asore bimsa cyita ikibaba ako kana waruraranye nabaga naraye nakarorinze mvuga ni mu gitondo subuyi ngenda byuka nkacoma n'abana mite nkomereza mu mirimo yanjye ubwo nabaga ntago najyaga ndara nta bore mfite Yo Denise wa kera okay urangije kurucoma se byagendaga gute ndangije kurucoma urumva nyine numvaga ko ari hari swingi ndi ubashe gukora imirimo yanjye vava cyangwa se nkabasha kurya ibiryo byinshi ariko ari umusaza twagana uretse nkuke mwijambo ari umusaza ngane ati ngiye nacomaga atari ubyo nagendaga ese ga Denise yamaraga gucoma agiye mu muhanda yene urugero agiye guhaha cyangwa atazi yagendaga gute akantu gatoya nta kibazo uburyo wagendaga hari mama umwe ujye umbwira ngo yajyaga ambwira kera nawe ubu ngubu yarakijijwe yajyaga ambwira nanjye nkumva ni njye uriho avuga ati cyo nkundira Denise mwana nta n'umugabo ajya ababaza isi kubera iki ngendo wangu byaratubabaje tugenda byaratubabaje mbese ubona byaratubabaje ariko kajya ngo icyo nkundira Denise ngo ntajya ababaza isi ariko burya n'ubuzima ntabwo ariyo ngendo y'abantu bazima ariko uzi kugenda wegera urki yo widunda ntabwo biba byoroshye narasoro iyo se muri ubwo buzima mba numva ari ibintu byadanje ese Denise ko nakoje n'undamba igihe gito ntacyo nange ndakubaza nihuta yenda nihute ese Denise ibyo bintu wabikoraga wabanaga n'ababyeyi sinzi wabanaga n'ababyeyi cyangwa wabanaga na famiye ibyo bintu byabaga yenda ucoma abana n'ababyeyi cyangwa sinzi ubuzima yenda wapi ntabwo nabanaga n'ababyeyi nta famiye yari hafi nabaga muri ghetto nabaga muri ghetto urumva niho nabaga niho nakoreraga ubusinzi niho nanyweraga urwo rumogi niho nakoraga ubusambanyi n'ibyo niberagamo ese wabanaga wari ufite akazi ariko wapi nta akazi nyine ko ari ukwiba gucomora n'iki ntabwo akazi se kahe nta kazi kabaga ase mbwira nk'akantu ushobora kuba waracomoye umuntu akaba ati uyu muntu amwemeje ni idage niko tujya tuvuga abasore b'imisi ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu ni idage ahubwo uvuga ngo Imana iba yakurindiye aho hantu kugira ngo ejo n'ejo bundi uzagirire umumaro isi cyangwa se n'abari kukureba ntabwo ari uko Satani aba yanze ko bagufata ahubwo uvuga ngo Imana iba yakurinze ikakurindira muri ubwo bugoryi bwawe n'ubwo bupfapfa kugira ngo imigambi ya Satani idasohora kuko niba ugutwaje igitugu uvuga ngo akantu nakoze ejo bundi nigeze kubwira umumotari ndavuga ni motari ni ukuri yaza kubura untwara ndeye umuzigo bari kuba barafatiye ku giti cy'inyoni ni kuko ukuntu ugenda agendaga buhoro buhoro ndavuga nariye umuzigo ukagira ngo ndi kuri misiyo ya gisirikare kuko namaze kurya umuzigo hano usanga moto inegereje ntashye mu rugo nanone ngiye kureba abapeti nanasize baryamye nsanga ivarisi mama nene arihenga ambikira imyenda nsanga nayo umwana arayikoreye ngo ufate ya varisi yawe ivarisi ndayifata ebana mbitari nura taxi vatiri ndagenda ngeze Nyabugogo mfata moto mfashe moto ubwo nandi kumwe n'abana nafite abana babiri ndangije mbwira umumotari ati wowe njyana kuko nabonaga imodoka zose nkazikangamo abantu nari none ndavuga ati wowe ntwara ungeze hari imbere nubwo nari nanahazi ko nibwo nari ntashye mu myaka 8 nari maze muri Kigali arangije arambaza ati none se motari kugeza hehe ndavuga ni aho essence kiriramo abari ungeza
nuvuga ngo nageze ku giti cy'inyoni nsanga umuntu nariye nawe arahagaze yari afite n'ubushobozi bwinshi bwo kuba yandasa cyangwa n'iki ariko murebera muri kasike we ntiyambona ebana mba ndamurenze nyine ndavuga ngo ni Imana imundengeje kuko iyo amfata byonyine yari yabwiye abapampa n'abakoboyi iti nimumufata Denise ndatamushyira muri firigo n'ubundi bihwaniremo pampe n'abakoboyi ariko Denise kigiye cyane ukuri bari ako bakwita mama Ndeda atari Denise banyita mama junior ese Denise yenda nk'abashakana ndabona ikirere gitangiye kutubana nabi n'ubundi ndabizi nta gushutinga nawe ntago washutinga hano nsanzwe uri gushutinga ntago wahita ushutinga ahubwo twakira njyana tugashaka twicara gato ya basi ukanganiriza akantu gato n'ubundi nayo ngiye kurangiza n'ikiganiro ubwo buhamya bwawe rwose numvishe bwafasha abantu abantu bwabafasha kubera ko n'ubundi ni ukuri ko Imana ihangana dushaka tuba twicaye gatoya tuganira ni iminota mikeya yego nta kibazo sa rwose murakoze muze tuganire gakeya ubundi kavura kari katubangamira ariko ndabona kahise kagenda kadukanga ese Denise ikintu wari umbwiye ukuntu ngo wagendaga ngo mu modokari wabona imodokari ukabona abantu bose warabacumuye ese Denis baje kugufata icyo gihe ko wambwiye ngo wahuye n'uwo muntu wambwiye ko wahuye n'uwo muntu byagenze bite baje kumfata baje kumfata bafatana n'abana n'abana babiri batubwiye banjyana muri gereza niba atari banga niye gereza ni gereza bageragamo inzererezi zose nyine n'ubundi ni kwa Kabuga ni kwa Mbuga ngo kwa Mbuga kwa Kabuga nose hari abantu wasanze wari uzi mwakoranaga yenda ibyo bintu byatumye bakujyana yenda ari abantu mwibanaga cyangwa yenda mwakinanaga diru ari uburyo bavuga ngo ni ugutsimbana yenda wajya gufata nka boro cyangwa wenda umuzigo abatabyumva umuzigo ni ibyo wibye nyine ukabijyana ku mushuti wawe ugatsimbayo bari bahari benshi cyane cyane ko nasanze bamwe ari ba kifukufu ari abatetsi abandi nsanga abantu ni ba generali muri ako kanya nyine urumva ko nanjye narinje nyine ndibandira ikuru ahubwo kajya babaza ati se Denise wowe wacomoye cyangwa uri kutubeshya nababwira ni mwana ni njyewe nimumbwire ni hari akantu ngende bubabwire mu kanya bigatuma batera amatsiko yo kujya gusohoka mu gihode nze mvugana n'abako kantu bakanyicata turi ko se Denise mwana tubwire ko waracomoye cyangwa ari kukubeshya ubu ni make wamenyanye na ba Kiyongozi numva nawe ba Kikufu ba generali twabaga turi inshuti noneho nkababwira kugira ngo nanjye banyizere nkababwira ni mwana ntihari umusaza wamaye insimbura butaka niyo yatumye mbarya mwana nti naranabariye nyine asa abana mwarajyanye ko umbwiye ko bafitanye n'abana abana twarajyanye ku n'umupolisi waje kumfatana namubwiye ni se kuri bunjyane njye nyine kandi amafaranga muri kumbaza nasange n'abana banjye byari bimeze gute cyane ko navuye mu rugo nibwo nari nyitaha abana turaza tuje turaramuka turi kubyina insinzi ikigerageza sikarande kandi si n'umurage turimo tubyina iyo mbyino mu gitondo mbyamye nibwo bahise baza barakomanga ati Denise turagushaka ariko akantu nshaka kukubaza ndabizi ibyo binini wari umeze ko Denise wa kera Denise wa kera ntabwo mbuze ubu ni umurokore rwose unahanura ese Denise wa kera abana ntabwo habura kubakoresha agakoryo ushaka kuba warakoresha agakoryo abana batubwiye nk'agakoryo ushaka kuba warakoresha abana ukavuga ati nyine ndi umumama gito ati ibintu nkoreye abana banjye ndi umumama gito akantu nakoreye abana ni uku nta kantu nakoze ko kubavana mu buriri nkajya kubata mu kabari ako kantu niko navuze ati nanjye ubwo ntago mbaho kabata mu kabari se bagiye kunywa inzoga bari bagiye gukora iki nagiye kunywa inzoga nyine no kwirira umuziki no gucomora nyine nkigerayo umujama baransumiye byaba nkubise urushyi rumwe mpita mvuga noneho reka nanjye nkwereke mpita ngenda kuzana abana mu rugo navuga noneho nawe bipevere dore ko uzabishobora wase wabataye mu kabari cyangwa waramukangaga akareka nakumukanga njye nuvuga ngo ni imvugo niyo ngiro nyine tambaza gusa ubwo noneho ibaze noneho iyo wataga nyirinzu we mwarumvikanaga gusa suri mama prive wapi ntanzu nagiraga nabaga mu kintu cy'ikizu kirangazwa nibera aho hanze nyine nigangikira bisanzwe n'abakobwa bazi tukabaya tukimera imiti nta hantu nagiraga aho kuba heheze yari byarambabaje mwana ariko arakaba ngiye kubaza ndi muto yakuri wowe ariko akaba ngiye kubaza ese Imana koko yarakurinze muri ibyo bintu wabayemo Imana igufasha kuzamuka amaraso witeka kimaze kuyafata ni ukuri nubwo nacaga muri ibyo byose nari umutindo wo kubabarirwa sinagiraga aho kuba sinagiraga icyo kuryamaho kandi nakoraga satani nshishikaye ariko maze kubwira Imana ngo Mana nundengera ukamvana muri ubu buzima bw'isayi
nzagukorera hagaragaye impinduka nyinshi babana bariga ubu mfite urugo mfite umutware mbese n'ibintu Imana agiye gukora ni ibintu byiza cyane imaze kumvana mu kabari imaze kunkura mu businzi mu busambanyi nawe yarayise nyiyereka nyine yewe amaye iminota mike numva story yawe iracyari ndende ubwo numvishe inkuru yawe ari ndende kandi ifite ubuhamya bwinshi bwafasha abantu bwafasha abasaza bwafasha abamama bufite abantu bwafasha ahubwo se ndabona director atangiye kugushima ariko Denise akantu arangiye nkubwiye tukavuga nane tukaganira ukatubwira uburyo ubuzima bwari bumeze na muri icyo gihe ese wari uzi ko bintu bizaba ugahinduka abana ni mu bintu nari nateganyaga ngiye nawe nateganya ko ibintu byashoboka nukuri nari nzi ko ibintu nubundi ngiye numva ko muri 2020 ni narihaye priya ko nzaba narapfuye naramaze no gupfundika isanduku yanjye muri make wo namya byayo n'iby'imyaka 100 byaje wo warihaye priya ngiye narihaye priya nubundi naravuga nubundi hari umukobwa twabanaga ijya akunda kumbwira ngo yo wadeni ngo ubundi ubona hari isi dufite mwana mwana ntayo ntari nijoro se ntaryo yari byaratubabaje najuru n'ababana b'iyi minsi urubyiruko bw'iyi minsi ati nta myaka 100 twe twaravuga ngo ntasi ngo nta nijoro nasi nta nijoro ngo urabona isi wawe ijoro ryo tireka reka byose ntabyo abantu baza gukora comment na like na share akanashaka ko yarebe ese koko arakantu tangure neza ese Denise yamaraga gushyiramo bya bintu atubwiye ngo ni bure ese Denise yagenda gute Denise wari kwereka Denise wa kera Denise wa kera amaze gushyiramo kakana n'ushaka kureba Denise wa kera rero ntabwo nabyigana kwera ko n'ubusiri muri uragerageza basi ntacyo turabona n'ubundi ntabwo umuntu yakongera kuba kera tukareba akantu basi ukuntu Denise wa kera yabikoraga urabona ko amaze kugashyiramo tumaze kugafata ntabwo byapfuka n'abajama naribi ntabwo wimbemo kuri kumwe n'abajama ubwo nyine nagafashe na story nahitaga nshoti mwana yo waso ubwo byabaga byambabaje nyine byabaga byakubabaje byabaga ubwo urumagire ngumva nakubisemo bure nkazingahe hari n'igihe nicaraga ngo ati n'ubundi buri buke mwana kumbe aracyari nka 2 nkarindira ngo buri buke nkategereza nabona bwije nata bana nkagenda nagera mu nzira njya kumva umukobwa yankubise nk'ingumi ntago nzahaturutse ariko nayo byabaga byambabaje ubwo nimba ndi gutaha nyine bose ahitaga bibona yo wasa ariko Mana nuhimbazwe n'ukuri wagize neza Imana yagize neza ese indirimbo dusanzwe uri gukora indirimbo bari batubwiye ko bayita ngo Israel basirimo na story yawe mu buzima wabayemo Israel ntabwo irimo story yanjye Israel ni maze kwinjira mu gakiza Imana yampaye amasezerano menshi Imana amasezerano nsanga ni Imana y'inyembaraga nsanga ni Imana ishoboye mbese nsanga umubwugamo bwayo niho umuntu yaturiza akabaho nsanga rero mu biteye ubwoba byose nagiye mpura nabyo mu Mana turarinzwe niyo mpamvu nashyizemo naririmbye ino ndirimbo ivuga ngo Israel ngo nutinye ko ndi kumwe nawe none se Deni akabazo nashaka kubaza yego akabazo nari nshatse kubaza kwita Denise Baraba byaturutse he Denise Baraba ngiye Baraba narinzi ko ari filme nakubwe filme ya Yesu Baraba ngo turashaka Baraba nakubwe nujya kushira muri stories z'uburano ukajya uhamagara Denise kuko iryo zina ryushijwe ubu ngubu Imana imaye agakiza jya uhamagara ngo yo wa Deni yo wa Deni none yo wasa yo nanjye ariko ndiji yo wasa ubwo n'ubangira ngo yemwe ngo yego basaza yo wa Deni none se yo wa Deni ndashaka nta kibazo nanjye n'umuri nshonesha intero nyine ndayoka nawe urayoka nawe urabyumva nk'umume none se nkawe Deni ufite ubu noneho n'iki wagiye ku njyewe akarimbo najyaga nkunda wenda muri ubwo burara hari akarimbo twajyaga tubyina mbese tukakamanuka ku buryo kabaga twajya twigira gutya ngo reka twibyinira ubuzima ni buto ngo ariko se kazime tukakabyina ngo ubuzima ni butoya
sinzi ko indirimbo yarigezweho icyo gihe muri icyo gihe wabaga waruhaze ni iyihe ndirimbo ngumba kwekule pamba kwekule mulambachi tamane ngona wasajja wagala kufa ngona wasajja mumbele ngotero ngotka ariko reka ngwize kuri Deni nukuri wambwiye ngo urame iminota mikeya ariko nubwo amaye iminota mikeya ngomba kugaruka nubundi ahubwo ndashaka kubatera amatsiko kugira bagaruke ese Denise ari gikomera kuye muri ibyo bintu uransubiza yego cyangwa hoye ibikomere nakuye muri ibyo bintu uransubiza yego cyangwa hoye ari gikomere Denise yakuye muri ibyo bintu yego cyangwa hoye birahari murabona ko imvura yatubanye nabi tugiye mu modokari Denise Balaba bose ntago iyi story ntago turarangiza kuya ariko turagenda tuganira Denise turagana yenda mu buryo bwa audio ariko n'abakunzi ba Maxmed TV ni mbibutsa yuko bagomba kwanda subscribe ibintu nk'ibi byiza bizajya biza kandi Denise twemera ko azagaruka ese Denise mbwira nk'umugabo utubwira akantu yenda kamwe nubwo wambwiye ati amasaha nagwaye yarangiye ese Denise ari ibintu bitagucomora urabizi gucomora se nanjye mutipe kazi wari uzi gucomora kurusha abandi mutipe kazi wari uzi gucomora abandi kurusha abandi muri make noneho Imana itagufasha kino gihe ushobora ko waragiye ahantu bitagaza iwawe habagore yenda ariko Imana yenda yarabikoze ko numvishe ko nafite ese Denise bitari banga ufite yenda nk'abana bangaye imbyaro 11 imbyaro 11 ayi witeka shimwe rwose Denise urumva Denise wa kera wa wirwanaga n'abana babiri ubafite abana 11 urumva yuko witeka ari cyo yamufashije ese Denise arakano ngwaje gucomora mbwira umuntu wacomoye ukavuga ati uyu muntu nugo mucomoye ni babisi mu mvugo yacu ati uyu muntu ucomoye ni babisi ni Babylon aya nago nje nakubwira nacome ko nacomoye ni benshi ahubwo nari nangiye nakubwira nigishe gucomora ngabona ni Babylon mu cyane wenda ariko nakubwira kabona ni babisi naramubwiye nabona ngo yarazanye umugabo nyine ndavuga niyo ni indezi turayirya tu ubundi icyo gihe wabaga he muri iyo minsi ibyo bintu byabaga wabaga oya ntabwo ari ngombwa ko uhamenya ko n'abantu henshi cyane hatandukanye hose ntabwo nakubwira icyarimwe mbwire basi hamwe gusa twumva iyo karitsiye wakoreyemo amabara yenda abantu bazaza kugushaka ibyo byari bya kera n'ubundi ubwo ni kera nawe bitaga Sodos iyo ni twebwe nk'abasore tubyita slang ni slang tubwiye iyo ni slang ubwo hano bahita nk'uki Sodos ni Sodos arangiye nshobora kuba nahamenya yenda kubera ko mfite inshuti yanjye ishobora kuba yaratembereyeho bita yenda nka Big yenda cyangwa n'undi muntu n'abakarori bose wagiye ariko nyine ahantu batahazi gusa uko yari umuntu utazi Sodos koko Sodos ahantu batahazi nta muntu utazi Sodoma pe Sodoma Sodoma nange ndamubona naho wa Deni yabaye wana wa Deni naho ngaba musangaga tu naho yatwikiraga utwika cyera nta gutwika byari bihari mwana ahubwo naho naraririwe niho naraririwe nukuribwa ni kuburibwe ubu nibwo turi gutwika ahubwo ubu nibwo uri gutwika Denise mutumva avuga izo slang nuko tubizi cyangwa ayo mayobera ariko Denise ubu no umuntu wacishijwe uririmba ese Denise mu misengere yawe waba uri mu bantu berekwa mu gusenga yo umuntu yabanye n'Imana ariko umuntu wese abanye n'Imana yasenze neza n'ukuri hari ibyo imumenyesha nanjye hari muri bike hari byo ngenda mbona abigenda ubona Imana ishimwe Denise ubu afite abana 11 akwambwiye ko ubuhamya ajye ubuhamya bwangu wabwita ngo wambwiye ngo ni etage ngo urutambira ngo ubuhamya bwawe ngo ni burare ngo nago wabuvuga ngo nani bavuga umunsi ni burebure cyane ntabwo nabuvuga ngo mburangize umunsi umwe
akanya rero dufite ni gatoya cyane keretse umpaye agahe nkabuvuga neza nkavuga ukuntu avuye iwacu nkavuga icyari kinzanye nkavuga nicyo nahabonye n'icyatumye ujya muri ibyo bintu birahari byinshi amatsiko yarahari birahari byinshi Maxime TV bagomba kwandika muri comment bakavuga ati se ibibazo ngomba kubaza Denise ibibazo mushaka kubaza Denise mubyandike muri comment indi interview nzabimubaza tunagana turi kumwe dore imvura yatubangamiye itumana na musanze muri shooting niba yagaritswe ariko ngomba kumubaza ibibazo mubize kubyandika muri comment munakane subscribe Denis arakabaza nashaka kubaza yego n'ubundi igihe ampaye ndabona ahantu wambwiye tugiye kuhagera ese Denise ufite indirimbo zingahe mfite indirimbo 6 ufite indirimbo 6 z'Imana yego se Denise muri ubwo buzima bwo ntabwo wigeze nka swing zikakongoza kujya muri studio ukajya ariko muri icyo gihe hari hiti y'abajama baheda tafugenge ko tafugenge tuzi ya kera yatumaga akantu kajyamo neza ni ako nakavuzeho wavuze ko ari indirimbo wambwiye y'ingande indirimbo y'ingande sinayiririmbye ariyo twayivuzeho nta kibazo twayivuze twayiranga Denise nabona umwanya wamaye igiye kurangira ariko se Denise abantu turi kumwe bizere yuko noneho nitugarukana twemere kuzadusura n'abafana ba Maxime TV babyumve yuko Denise twemereye kuzaza akaduha ubundi buhamya bwe urabyemeye ni ukuri ubuhamya burahari ndetse bwinshi ufite ikibazo ku byo yumva ashaka kumbaza ndetse nawe ndahari nzamusobanura byinshi cyane mubwire naho Yesu yansanze mubwire naho angejeje ese ni nk'umuntu ushaka wenda kuba yakwigira wenda nk'ubutumwa ushatse kuba wafashe wenda kuba ari umuntu wakwigira wenda nk'uburyo ubuzima buzima tubwiye wabayemo biragoye kuba wabuvamo nk'umuntu ashobora kuba ari muri ubwo buzima ari umuntu ufite iki kibazo kimeze nk'icyawe ese wamufasha iki ikintu namufasha umuntu wari uri mu kibazo kimeze nk'icyanjye ese nta nimero wamuha basi yenda mukazahura ukamubwira uburyo wahindutse ko numvishe umbwiye uburyo waje n'icyo waje gukora niba ari nimero ya telefone wamuha nta kibazo ni ukuvuga ngo iyo ugiye kuri YouTube ugasacinga Denise Baraba ubona ubuhamya bwanjye uhita ubonaho na nomero zanjye ziba zihari ubwo nibwo buhamya kuri nto yakura ibya Baraba nimero ya telefone wayibaha se yenda ari umuntu wumva ushaka ko wamufasha yenda waba ufite nimero ya telefone kumufasha kugira ahinduka kuko urubyiruko bw'iyi minsi ruri abamama abasaza abapapa ndabizi ubwo buzima habayemo ari apapa turabizi ari apapa tujya twita ngo bajya bita ngo amashinga dadi cyangwa amabandi cyangwa ibyo tuya tubivuga natanga nomero zanjye nta kibazo ni 078 078 60 76 nanone rimwe okay ubwo abakunzi ba Maxime TV bumve yuko izo nimero Denise Denise ubu atazagira umuhaza bya bindi bya kera Denise ubu uri mu mwuka wera okay Denise twishimiye ku mwanya waduhaye kandi abakurikiye Maxime TV comments zanyu zirakenewe share link ndashaka comment baza kuza gutanga avuga ati ese Denise ikibazo ashaka kumubaza cyose akimubaze n'undi Denise atwemere ko tugomba kongera kuvugana nawe Denise kandi nawe wakoze sawa namwe murakoze murakoze cyane mwibagirwe gukanda subscribe kuri Maxime TV kuko udushya twe turahari amakuru agezweho n'ubuhamya tugiye kuzatubaha n'abastari benshi barahari cyane rwose murakoze cyane ciao ciao This is Maxime.
Maximed, link up with the world.